Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Imana yacu nishyirwe hejuru ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa kabiri, itariki ni 19, ukwezi ni ukwa gatanu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane y'uyu munsi turasoma Zaburi 124. Iyi Zaburi ni indirimbo ya Dawidi y'amazamuka ubwo yashimiraga Uwiteka. Yandika iyi Zaburi 124, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abayisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu bw'abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo, ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka uwaremye ijuru n'isi. Haleluya. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Iyaba Uwiteka atari we, ndagira ngo unkurikiye wumve iki kintu, subiza amaso inyuma urebe ibyo unyuzemo. Nubwo uyu munsi uhagaze mu bibazo, ariko subiza amaso inyuma urebe ibyo unyuzemo, urebe intambara Imana yakurwaniye, urebe ibyo Uwiteka yagiye agusimbutsa, urebe Uwiteka wakubambiye amahema, akakubera ku rugamba, akakubera umurengezi, akakubera umutabazi, akaba mu ruhande rwawe. Ndagira ngo nkubwire, wibuke bwa burwayi warwaye, wibuke ya marozi baguteze, wibuke ya mahembe amwe bakoherereje, ibuka cya gihombo wagize, ya bizinesi wakoze ugahomba. Ibuka ubukwe bwawe bwapfuye, maze numara kubyibuka uvuge ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwawe, kirya gihe Imana yarahabaye, kirya gihe Imana yahagararanye nawe. Nuko uyu munsi uri mu bibazo, buriya Satani akenshi afatirana abantu b'Imana, akabafatirana bari mu bibazo, akabereka ko Imana itazabatabara, akabereka ko Imana idashoboye gukora, ariko akabibagiza ikintu kimwe, akabibagiza ko iyo akoze ubwashize ntaho yagiye, iyo akoze ibyarangiye. Imwe yakoze biriya, imwe yakurindiye ku gitanda kwa muganga, imwe yakurinze ukabyara umwana muzima. Urya munsi watahanaga umwana muzima, hari undi watahanye uwapfuye. Icyo cyibuke, umunsi watahanye umwana muzima mama, hari undi watahanye uwapfuye. Byibuke mu muhanda aho tugenda, mu muhanda tugenda, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Umunsi ugenda mu muhanda ukava mu rugo rwawe ugatwara imodoka yawe ukajya mu muhanda ugatwara ukagenda, cyangwa se ukajya gutega basi ukagenda, wajya kubona ukabona urateze urongeye ugarutse mu rugo, ndakwibutsa ko uwo muhanda warindiwemo hari abandi bawupfiriyemo.
uyu munsi wa none icyo ni icyubahiro ukwiriye guha Imana. ndagira ngo mvugane nawe kuba waryamye uhumeka uyu mwuka duhumeka, ukaba utari kuri bombone, ukaba utari kwa muganga. uyu munsi uyu mwuka duhumeka ntabwo ubiha agaciro, ntabwo uyu mwuka uwuha agaciro, wumva ko ari ibisanzwe ari n'uburenganzira bwawe. ariko nyarukira kwa muganga, uraza gusanga yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu. ayiwe ariko yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu. icyo ngicyo cyonyine, icyo cyonyine ukwiriye kukivuga, ukavuga ngo yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu. Uwiteka ni we wabaye mu ruhande rwacu, ni we watubambiye amahema, ni we watubereye umurengezi. icyubahiro ni kibi cy'Imana. ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga. ahangaha Bibiliya ntabwo ivuga abadayimoni, iravuga abantu baduhagurukiraga, bagahagurutswa no kuturwanya. ubwo abantu bahagurukiraga ubuzima bwawe, za nama zateranye, ba bandi bakugambaniye, za nama zateranye bakakuvuga, bamwe bateranye bakavuga ngo bakwirukanishe ku kazi, bamwe bateranye bakaguteza ibihombo, bamwe bateranye bakakuvuga nabi. ntabwo Bibiliya ivuga abadayimoni. ntabwo Dawidi yigeze avuga abadayimoni. yaravuze ngo ubwo abantu baduhagurukiraga bashaka kutwica, ubwo abantu baduhagurukiraga baduteza amahembe n'ibitega, ubwo abantu baduhagurukiraga batuvuga nabi, ubwo abantu baduhagurukiraga badusebya, ubwo abantu baduhagurukiraga batumwaza, ubwo abantu baduhagurukiraga bagambirira kwica ubukwe bwawe, byibuke. ubwo abantu baguhagurukiraga bashaka gusenya urugo rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga akagambane karategurwa bashaka kugushyirisha muri gereza, ubwo abantu baguhagurukiraga bavuga ngo ntaho uzagera, bavuga ngo ntacyo uzimarira, ye baba we Uwiteka arahaba akubambira amahema. ariko icyubahiro ni kibi cyawe. subiza amaso inyuma uvuge ngo iyo akoze biriya n'ibi ngibi bizabikora. haleluya. iyo akoze biriya n'ibizabikora. iyo akurwaniriye kiriya gihe, itaragusize kirya gihe, n'ubu ntabwo izagutererana. itarakurekuye kirya gihe, n'ubu ntabwo izakurekura. itarakujugunya kirya gihe, n'ubu ntabwo izakujugunya. ubwo itagusize cya gihe, n'ubu ntabwo izagutererana. ubwo itakuretse kirya gihe, n'ubu ntabwo izakureka. tuzi umutima y'uko urabagirane y'uyu munsi. nzanywe no kukubwira ngo itarakuretse kirya gihe, n'ubu ntabwo izakureka. itarakujugunya kirya gihe, n'ubu ntabwo izakujugunya. ubwo abantu baguhagurukiraga, ubwo abantu bagusenyaga, ubwo abantu bakurwanyaga, ubwo abantu bakuvugaga nabi, ubwo abantu bagusebeje ku kazi, ubwo abantu bagambaniraga bizinesi yawe, ubwo abantu bagambaniraga urugo rwawe, ariko Imana ihagararana nawe. itaragusize icyo gihe, ntabwo izakureka, ntabwo izagusiga. haleluya. baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. ariko ni ukuri baba barakumize bunguri, baba barakwishe. kuba uyu munsi uriho ntabwo ari impuhwe zabo, kuba uyu munsi uriho ntabwo ari impuhwe z'abarozi, kuba uyu munsi uriho ntabwo ari impuhwe z'abakurwanya, kuba uyu munsi uriho ni imbabazi z'Imana. ni uko Uwiteka ari icyo yavuganye nawe, ni ukuboko kw'Imana kukiri kuri wowe, ni ukuboko kw'Imana kukikuriho ni ukuboko kw'Imana kukikuriho papa, ni ukuboko kw'Imana kukikuriho. kuba uyu munsi uriho ni uko Imana yahakubereye, kuba uyu munsi uriho ni uko Imana yahagararanye nawe. ngo amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe. haleluya. ariko
niba uri muranyumva zamurira Imana icyubahiro, vuga ngo nshingiye ku by'Imana yakoze n'ibiri imbere Imana izabikora, nshingiye ku by'Imana yakoze n'ibisigaye izabikora, kuko ari Imana ishobora byose. Uwiteka himbazwa utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira, gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Haleluya, Imana ishimwe. Mana, ndagushima ko watubereye Imana, ndagushima ko watubereye umurengezi, ndagushima ko watubereye ubwugamo, ndagushima ko watubereye Imana, ndagushima ko wahagararanye n'ubwoko bwawe. Haleluya, bantu baraturwanyije ntiwadutanga, n'uyu munsi utwimane, we wakoze biriya, n'uyu munsi wabasha gukora n'ibindi. Cyubahiro n'ikibi cyawe urakoze Kristo, amen. Imana iguha umugisha. Sharinga buno buhanuzi, usharinge, oherereza abantu batanira ijambo ry'Imana, oherereza abantu batanu. Ukibikora Imana iguhereza umugisha, ukibasharinga rikabagira Imana iguhereza umugisha. Imana ikora ibyawe byari byarapfuye Imana ibizure, ukibikora ibyawe byapfuye Imana ibizure. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom shalom. Mana y'amahoro ibahereza umugisha. Byuka urabagirane yo nakagaruka. Shalom shalom.